siba yuhora uyisenga kandi uyumvire yubana n'abayo yufashe indushyi nusibe na rimwe kuyikorera yubana n'abayo yufashe indushyi nusibe na rimwe kuyikorera. Muraho neza nshuti zanjye, nitwa Ishimwe Dieudonné. Murakaza neza kuri icano bita gucungura umuntu, aho twigira ijambo ry'Imana n'ubuzima bw'umwuka. Uyu munsi turasoma muri Matayo ibice 13, turahera ku murongo wa mbere tugere kuri 15. Umugani w'umubibyi. Wigeze utekereza impamvu bamwe bumva ijambo ry'Imana ariko ntiryabagiriraho ingaruka? Dore uyu mugani uragusobanura byinshi, kandi ku mpera z'iki kiganiro ndagusangiza uburyo bwo kuba ubutaka bwiza mu maso y'Imana. Tugumane dusome ijambo ry'Imana. Uwo munsi Yesu arasohoka mu nzu, yicara mu kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira aho ari, bituma yikira mu bwato yicaramo. Abantu bose bahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi, abacira imigani. Aravuga ati, umubibyi yasohoye imbuto, akiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto imwe 100, indi 60, indi 30, bityo bityo. Ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera, baramubaza bati, ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Nuko iyo barebye batitegereza, iyo bumvise batumva, kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo, kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Koko umutima w'ubwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo bakize. Nkomeje kubifuriza ibihe byiza bene data, wowe ugize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe. Byaba byiza ukanze subscribe, ugakanda like, ugakanda na comment. Muri comment ukandikamo uburyo wiyumvishije ukimara kumva iri jambo ry'Imana. Ukandikamo ijambo ry'icyifuzo cyangwa se igitekerezo watugezaho, kugira ngo natwe dukomeze udushyigikire cyane, kumve ko hari abantu baba badukurikiye mu mpande enye z'isi. Haleluya. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe bene data. Iri jambo ry'Imana twatangiye turyumva abwira kubiba. Aba ni abantu 4, haleluya, bafite amatwi, bose bafite kumva, ariko bose ntago bakiriye ibintu kimwe. Uwa mbere ageze kumva ijambo ry'Imana, amaze kumva ijambo ry'Imana araryumva,
amaze kubyumva ibihe biba bibi, ibihe biba bibi, ibihe biba bibi, bimaze kumubera bibi ntiyaryakirana umutima unyuzwe. N'uwa kabiri nawe ntiyaryakirana umutima unyuzwe, n'uwa gatatu nawe ntiyaryakirana umutima unyuzwe, ariko uyu wa kane yabashije kuryakirana umutima unyuzwe, ariho muri we yeze imbuto nyinshi nyinshi nyinshi. Birangira batubwira ngo umubibyi yabibye imbuto akibiba, zimwe zigwa ku kara. Haleluya! Ku kara ni hehe? Ni ahantu ku rutare, ni ahantu hari ubutaka bukeya, ni ahantu, ni mu mutima w'umuntu. Haleluya! Udafite ijambo ry'Imana ryuzuye, udafite kwihangana, udafite kwizera, udafite kubana n'Imana mu buzima bwe. Haleluya! Ariko uyu muntu afite ubutaka bukeya. Iyo ubirebye ku bigaragara ubona nawe ari umurima mwiza, ariko wacukura ugasanga ni ku rutare, ni ahantu hatari ubutaka. Ziguye k'ubwo butaka, haleluya, imbuto ziguye k'ubwo butaka zihura n'ikibazo gikomeye, zihura n'intambara, zihura n'ikibazo, ntizabasha gushora imizi ngo zimanuke. Haleluya! Imizi imanuke nayo yisanzure. Bigenze gutyo, nuko icyakurikiyeho ni uko imbuto zaromye zimaze kuma birarangira. Haleluya! Ibyo ngibyo biragaragaza iki? Biragaragaza umuntu wakira ijambo ry'Imana akaryakirana umutima unyuzwe, yamara kuryakirana umutima unyuzwe, mu kanya gato amaganya yaza, ibihendahenda by'isi byaza, ntiribashe kugira gute? Kwera imbuto. Uyu wa kabiri nawe yakiriye ijambo ry'Imana, ariko aryakirira ku nzira. Nawe yumva bavuga iby'ijambo, yumva bavuga iby'agakiza, yumva bavuga iby'Imana, yumva bavuga ibyo gufasha, ariko igihe kiragera, haleluya, abivamo. Bigaragaza iki? Ni igihe umuntu yumva ijambo ry'Imana, yamara kuryumva, haleluya, yamara kuryumva, haleluya, iyo amaze kuryumva hakurikiraho iki? Imana itubabarire cyane, ngo umwanzi arasa mu gicuku cya nijoro akarimukuramo. Imana itubabarire, Imana itugirire neza. Iyo amaze kurimukuramo, n'ubundi asubira muri kamere yiwe, ntakomeze urugendo rwo gukiranukira Imana. Imana idushoboze cyane. Uyu wa gatatu nawe ngo imbuto zigwa hehe? Zigwa mu mahwa. Haleluya! Zimaze kugwa mu mahwa, Imana idufashe cyane, nizamera byibuze n'agati bita karungu. Haleluya! Ahubwo amahwa arazipfukiranya, amaze kuzipfukiranya ntigwabasha kugira gute? Kuzamuka. Bene data, ibigeragezo duhura nabyo muri uru rugendo bitubuza kwera imbuto, bitubuza gukiranukira Imana, bitubuza kugendana n'Imana. Turasaba ko Kristo aza akabikuraho. Imana itugirire neza. Haleluya! Uyu wa kane nawe ni umuntu wakiriye ijambo ry'Imana, aho batubwira ngo imbuto zigwa ngo ku butaka bwiza. Haleluya! Ngo zimaze kugwa ku butaka bwiza, haleluya, ngo nuko ngo imbuto zirakura, zimaze gukura ziratoha.
haleluya, zera imbuto imwe 100, indi 60, indi 30, bityo haleluya. Bene data, nimuze tube imbere y'Imana, nimuze dusenge, nimuze twinginga Imana, Imana izibane natwe, Imana izidushyigikire, Imana iduhe kwera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, haleluya. Yesu niho yavuze amagambo aravuga ngo si mwe mwanoranyije, ahubwo ni jye nabatoranije ngo mbashyiriraho kugira ngo mwere imbuto, kandi imbuto zikwiriye abihanye. Bene izi mbuto rero dukwiye kwera z'abihanye ni abantu bakira ijambo ry'Imana, bakaryakirana umutima unyuzwe, bakaryakirana kubabarira, bakaryakirana ibyishimo, bakabyakirana urukundo, bakabyakirana kubaho, Imana ikabana nabo, Imana ikabashyigikira, Imana ikabagwanirira, Imana ikabaneshereza, haleluya. Bene data, uyu ni umugani, ariko igihe kigeze uwo mugani Yesu amaze kuwucirira abigishwa baramwegera. Ese ubu bamwegereye ryari? Ni cya gihe nimugoroba, haleluya. Yesu yamaraga kuva mu bantu bamaze gutaha agasigara n'abigishwa be. Iyo yamaraga gusigara n'abigishwa be, hari ibyo yabayishuriraga, hari amabanga yabameneraga, hari ubutumwa yabahaga, hari haleluya, hari amabanga yabayishuriraga. Ariko ibyo byose birangiye, igihe kiragera, Yesu arababwira tuti ngo erega ngo mwege mwahawe kumenya ibyo ubwira ubw'ubwami bw'Imana, ariko bo ntibabihawe. Ngo barareba, ngo ariko ntibabona, baritegereza ariko ntibareba, ngo bafite amatwi yo kumva ariko ntibumva. Ariko mwebwe mwahagize umugisha wo kugendana nanjye, Imana ikabakora ku maso, Imana ikabakora ku matwi, ngo mwahawe ubushobozi, mwahawe ubutware bwo kumenya ibyo ubwira ubw'ubwami bw'Imana. Ngo ni ukuri kubw'ubwo butware mwahawe, kubw'iyo Mana idasanze mwahawe, ngo nta kintu kizaba mutabizi, haleluya. Bene data, tube imbere y'Imana, twinginga Imana kugira ngo iduhe kwera imbuto, kandi izo mbuto zacu zigumeho. Imana idushyigikire cyane muri uru rugendo. Wowe uri mu Rwanda, Yesu akuremera imbuto. Uri muri Amerika, Yesu akuremera imbuto. Uri muri Uganda, Yesu akuremera imbuto, aguhe kwera imbuto, kandi izi mbuto zigumeho. Bene data, witegereze neza izi mbuto. Umuntu wazeze aba ameze nk'igiti, igiti kiri ahantu gitewe, ariko bene iki giti kiri ahantu gitewe, haleluya, kubera ko kiba gifite imbuto, haba hari inzira ikijyaho, haleluya. Ndetse kandi nubwo haba hari inzira ikijyaho, bigaragaza ko haba hari inzira ikijyaho, haleluya. Kandi iyo nzira iyijyaho, abatambuka no muri iyo nzira hari igihe bahagera, haleluya. Iyo bahageze hari abanzi b'icyo giti bafata amabuye bagatera imbuto, ariko izo mbuto zikagumaho zikihangana, haleluya. agakomera kuba imbere y'Imana, agakomera kuba mu bwisho bw'Imana, agakomeza kuba mu mbaraga za Kristo, agakomeza kuba mu bwihisho bwe, agakomeza kuba mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe bwinshi. Imana idushyigikire cyane, haleluya. Ngo nagakangwa biracitse, nagavuga ngo nubwo uku kwezi, haleluya, kwa 11 nubwo nateza imbuto, nubwo neza imbuto, ariko mu kwezi kwa 12 nkwiye kwera izindi mbuto, kandi izo mbuto zikarushaho kuba iza mbere, haleluya. Imana idushyigikire cyane.
twumvishije uyu nguyu ubasha kwera imbuto ni umuntu wakira ijambo ry'Imana yamara kuryakira akarifiringa muri we, iyo amaze kurifiringa asohoza iby'iryo jambo, bene uyu muntu arakomera nk'uko tubisanga neza muri Matayo ibice 7 umurongo wa 4 hagaragaza abubatsi babiri ngo umwe wubatse ku musenyi undi yubaka ku rutare. Uwubatse ku rutare ngo ubukene buraza, amaganya araza, intambara ziraza, ariko ntabwo iyo nzu yaguye kubera ko ishinze ku rutare. Haleluya! Iyi nzu ishinzwe ku rutare iragereranywa n'uyu muntu wumvishe ijambo ry'Imana yamara kuryumva akarikurikiza akemera kugendana naryo kandi Yesu akaba muri we. Imana idushyigikire cyane bene data. Birakwiriye igihe gisa n'iki ngiki ko twongera tukamenya umuhamagaro wacu, kandi uyu muhamagaro wacu ukomeze ushyigikirwe n'amaraso ya Kristo, ukomeze ushyigikirwe n'imbaraga za Kristo, ukomeze ushyigikirwe n'umusaraba wa Kristo. Umusaraba wa Kristo ngo ni uw'isoni ariko niwe utuneshereza. Imana itugirire neza. Haleluya! Tukimara kumvira ijambo, haleluya, nimureke twongere dutekereze ibihe tuba duhagazemo, ibihe tugwana nabyo, ibihe tuba turimo. Imana idushyigikire cyane. Kandi Kristo waduhamagaye agambiriye kutugirira neza, agambiriye kuduha umugisha, agambiriye kutwakiriza urukundo, agambiriye kuduha imbaraga muri uru rugendo, agambiriye kudukomeza, agambiriye kuduhishurira bene data. Haleluya! Umuntu wese ugize umugisha wo kumenya uyu muntu urimo arabiba imbuto. Umuririmbyi yuzuye umwuka aririmba neza ngo jya ubiba ku manywa, jya ubiba ikigoroba, ngo rindira ko sera, ngo nidutunda imiba ngo tuzanezerwa. Niba tubabazwa, haleluya, n'abarimbuka, nimureke duhaguruke tubwire abantu ijambo ry'Imana, kandi dusenga twinginga Imana kugira ngo iri jambo tubiba rigwa ahantu mu butaka bwiza, kugira ngo naryo ribashe kwera mu mutima w'uryakiriye. Kandi twabibonye neza, umuntu wakirira ijambo akaryakirana umutima unyuzwe, akera kubwo kwihangana, niwe utabasha gukangwa na biracitse. Agaburira abandi, ahesha abandi amahoro, ahesha abandi ubugingo. Bene data, iyo umukiranutsi ari ku musozi ibintu biba amahoro, ariko abanyabyaha iyo bagwiriye ibintu biradogera, ibintu biba nabi cyane, imivumo ikaba myinshi mu gihugu. Ariko Uwiteka atugirire neza, yongera twambika izindi mbaraga. Haleluya! Imana itugirire neza, Imana twambika izindi mbaraga. Tumaze kumvira ijambo ridukangura ubutitsa gushaka kw'Imana, nimureke dusenge, nimureke tube mu maboko y'Imana, nimureke twinginga Imana. Imana izongera ibane natwe, aho twaguye twongere tugaruke, aho twaguye twongere tugaruke, aho imbuto zacu zaguye mu mahwa zikabura uburyo zikura. Nimureke twongere dusenge. Mukristo nawe hari nkunda kumva inkuru za Mukristo wageze mu igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ni ahantu hari hakomeye, hari inyamaswa zirimo zirasakuza, hari harimo ibihe bikomeye, hari ubunyereri. Hapfukama arasenga, abwira Imana Data, arayihamagara. Amaze kuyihamagara atangira kubana nawe. Kandi wibuke neza, Mukristo akimara kugera ku musaraba niho yatangiye kurwana n'imyambi ikomeye y'abadayimoni. Agitangira, haleluya, kwakira agakiza, ageze ku musaraba niho yahuye na Apoloni. Aramubwira ngo mbese urava aho urajya he? Aramubwira ngo ndimo ndava mu gihugu urimbukiro ndajya mu ijuru. Mbese Apoloni aramubwira ngo mbese ukinkorera ntago wagaburiragwa, ntago naguhaga ibyo kurya? Haleluya! Ariko Mukristo aravuga ngo ndabizi warabiduhaga, ariko ni amahoro twabigiriragamo, kandi umwami isanga afite byose. Bene data, Yesu dusanga
Yesu dukorera, Yesu twizeye, Yesu twahamagariwe kumukorera, afite byose. Nimureke dusenge kandi tubwikomezeho, kubw'ubutware bwe n'ubushobozi bwe bwinshi tuzahabwa imbaraga. Umwuka wera namanuka azatugira abagabo bo guhamya, uhereye mu Rwanda ukageza muri Afurika, muri Asiya, mu Burayi, mu bihugu byose bigize iyi si ya none, abatuye iyi si. Haleluya! Umwuka wera azakorana nabo, nitwemerera izi mbuto zikabigwa muri twebwe kandi zikera imbuto, tuzagendana na Kristo kandi Kristo azakorana natwe iby'ubutware. Haleluya! Iriya ryari ijambo ry'Imana ridukangurira kongera kuba maso, ridukangurira kongera kugurura amatwi yacu kugira ngo twumve, kuko igihe kirageze abantu bose bakamenya Imana, abantu bose bakamenya Kristo. Haleluya! kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo bose bazigishwa n'Imana. Ariko Mwami Yesu, ndagushima cyane kuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Izina ryawe nirishimwe. Imitima yacu niyongere yakira ubuzima, imitima yacu niyongere yakira amahoro, imitima yacu niyongere yakira urukundo, kandi Kristo ukugendera abana natwe umunsi ntudusigaye. Haleluya! Tubabarire cyane uko tugenda, tubabarire cyane mu byo tuvuga, tubabarire cyane mu byo dutekereza, tubabarire cyane mu byo twatekereje gukora byose, ahubwo uyu munsi dutangirana ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Haleluya! Ngaho Uwiteka rero, twari turimo twumva ijambo ry'Imana ridukangura imitima yacu kongera kumva ijambo ry'Imana. Nuko rero Uwiteka, izina ryawe nirishime kandi rihabwe icyubahiro, kuko uyu mwanya watwemeye hari benshi bajya bawifuza ariko ntibawubone, ariko twebwe uwuduhaye turagushima. Nuko Uwiteka, turasengeye umurimo w'Imana mu mitima yacu, mu murimo w'Imana mu gihugu cy'u Rwanda, muri Amerika, muri Afurika, mu mpande zigize isi yose, kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze rihashyigikirwe cyane, abenshi abizera benshi baboneke kandi bahoraho. Nuko rero Uwiteka, umurimo w'Imana turawusengeye, abari mu bitaro barwaye, arimo bararwana intambara zikomeye, izoroheje n'izikomeye, abo bose Uwiteka wabashyiraho ubutware bwawe. Abashomeri babuze akazi ugatange, ababyeyi ubarinde cyane, abasore n'inkumi ubarinde ubwo mwanzi, kugira ngo nabo babashe kugira izi mbuto zizabahesha umuryango muzima muri Kristo, maze bashishikarire amatware y'ingoma y'ijuru, kandi bagire ishyaka cyane ryo kuzashinga ingo zabo. Ngaho Uwiteka, komeza kubana natwe, kuko imitima yacu tuyiguherekejeho, kugira ngo ukomeze kuturindira muri Kristo Yesu.